my people, dore ikosa abantu benshi bakunze gukora kuri telefone yabo, ariko ngira ngo ugiye guhita uricikaho nimba nawe wajyaga urikora. Banza ukande subscribe kandi no kunsogera maze dukomeze. Ikosa wari ukunze kujya ukora kuri telefone yawe ni rwo gusiba video ukagira ngo wayisibye. Wareba kuri storage yayo ya telefone yawe ugasanga umwanya nta cyagabanutseho. Ikosa uba wakoze ntirihe, uba waje kuri telefone yawe ugasiba video utya, ukavuga ati video nayisibye kabaye. Iri ni ikosa kandi ntuzongere no kurikora, dore uko video wayisiba mu buryo bunoze, muri bwa buryo uzayisibamo na storage yawe ugasanga yagabanutse. Naho iyo isibye kuriya nta kigabanuka kuri storage yawe, ahubwo umwanya uragomeza ukangana kwa kundi wanganaga. Urugero, nimba wizeye ko uyisibye kuriya, babigenje gutya: nta kintu uba ukoze, uhita ugaruka inyuma gato ukagira utya. Iyo ugize utya urabona ko umwanya uba ukigaragara kuri storage yuko uri hejuru, uhita ukirikaho. Iyo umaze gukirikaho za video zose wasibye uhita uzibona. Uba ushobora no kuba wazigarura kuri fayilo yawe. Ese ni gute wazigarura? Kuzigarura nta kundi, uraza ugakirika hano, wamara gukirikaho ugakanda hano kuri restore. Wamara gukirikaho za video zawe zigahita zigaruka kuri fayilo. Dore uburyo rero bwemewe wasibamo izi video zikagenda burundu na storage yawe umwanya ukagabanuka, atari nka kwa kundi wajya gukora ikosa ngusibye video. Dore uhita uza kanda kuri video yawe, kanda delete, move file to storage, ukagenda. Wamara kubona uko ugiye ugakanda hano kuri view, ukagaruka hano ukanda kuri delete. Ahangaha neza uba usibye video yawe n'umwanya kandi ukagabanuka, ukaba wasubira kuri fayilo yawe ntiwongere kuyibona. Nizere ko wakanze subscribe. Tare uranyanga ariko ntacyo bitwaye, bashyize ibishirira ko natera imbere ariko nzabigera.